Yes guys, reka tubasuze kandi twongere tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu. Mwebwe twamaze kugenda tubana aho mugiye muturuka mu bice bigiye bitandukanye by'isi, yaba abaturuka za Burundi, abaturuka za Congo, abaturuka za Belgium ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka mbabwire ngo nongeye kubasuza kandi mbaha ikaze ku busesenguzi bwimbitse ku mafaranga y'ikoranabuhanga crypto money cyangwa cryptocurrency. By'umwihariko rero aka kanya nkuko muri kubibona imbere yanjye tugiye kwibanda kuri wa mushinga wa Bitcoin Satoshi. Bibutsa ko buri gishya kibonetse cyangwa buri makuru mashyashya tubashije kubona tuba tugomba kuyabagezaho kugira ngo mube muri update, kandi bizeza ko amakuru tubagezaho abagenda aturuka ku mbuga zizewe kandi zemewe, ziba ziturukaho amakuru atangazwa na ba nyiri umushinga. Okay guys, nkuko muri kubibona rero imbere yanjye amakuru ngiye kubasomera nayo nakuye mu cyo bita Discord. Discord ni application iriho urubuga abantu bamayininga Bitcoin Satoshi bahuriraho bakagirana inama, ndetse haba hari na website ya scam yiyitirira Bitcoin Satoshi ukayiripotinga abantu bose bakayimenya kugira ngo babone uko bayirinda. Okay guys, nkuko ubwo muri kubona imbere yanjye handitse ngo the new version of test goes online. Thank you for all your support. A blockchain browser, velocity, validator, swap and other functionality have all been restored. For test guidance, please visit #starter/guide to read through user guidance. No kuvuga ngo ahangaha bari kuvuga ko version nshyashya cyangwa version nshyashya ijyanye na testnet yamaze kugezwa online. Kugira ngo ahangaha murabizi neza ko abantu benshi bari kugenda babimbaza bati ko twari dusanzwe dufite nka Bitcoin test nk'umunani, ariko twajyaho tugasanga hariho 0, tugasanga nta kintu kiriho. Ni kigaragaza ko nyine data zari ziriho bagerageje kuzikuraho, nubwo zitavuyeho neza. Turaza kubona uburyo ba restoring ama transaction neza nyine kugira ngo metamask yacu ikomeze gukora. Turabireba muri video iri imbere ndi bubereke. Hanyuma babihanaguye ubwo bakoze version nshyashya kuri testnet. Icyo kintu mu kinota ahantu nimba wari ufite Bitcoin Satoshi testnet 8 ukaba wasanze ntazikiriho, nta gikuba cyacitse, ushobora kugenda ukarequestinga izindi cyangwa ugasaba izindi nimba ukeneye gukora ibindi byose byo guswapinga, kohereza, kwakira no kuvalidatinga byose. Okay guys, reka turebe noneho ibiri munsi y'ibingibi icyo biri kuvuga. Yes, dukomereje rero munsi y'ibyo twatumaze kubasomera handitse ngo important tips cyangwa ibintu by'ingenzi ukwiriye kwitaho. Icyambere, due to the cache problem, metamask may not be able to send transactions. Please go to settings, advanced page and click on reset account button to fix it. No kuvuga ngo bitewe n'ama transaction twagiye dukora muri metamask, birashoboka ko metamask yaba yarabitse data nyinshi ku buryo gukora transaction cyangwa kohereza bidashobora kugenda neza. So bagusaba kujya muri setting, ukajya muri advanced page, ugakanda kuri reset, hanyuma ikibazo ukabura gikemuye. Ibi ngibi turaza kubikora muri pratique mu ka video turi bubereke kanya. Cya kabiri, please also clear cache of the test swap website in your web browser to avoid similar issues. No kuvuga ngo uragenda cache, urafungura application yawe, hanyuma ugende usibe caches zose ziriho kugira ngo ukomeze kwirinda iki kibazo. Eka gatatu, data on validator page will be refreshed when the system turn to new rounds. No kuvuga ngo no taninga new round ugiye nko gusaba Bitcoin Satoshi zo kwigiraho, kohereza no kwakira n'ibindi byose. Ibyo byose biraza kugenda biraza guhita bijya mu buryo. Ibyo byose bikaza kubaho uhereye ku gihe cya UTC
0.00 am, ubwo ni nka saa sita z'ijoro nyine kuri kino gihe kiri international. Ubwo rero tugiye kugerageza dukora agapuratike, turebe uko bakora caches, turebe uko bakora reset, kugira ngo namwe muze kubasha kugenda muri settinga ndetse muna refreshinga ama account yanyu, kugira ngo ibyo bibazo byose mugende mubyirinda. Sawa, reka ubwo tugiye muri video y'ubuta ikurikira, nyuma tubibereke. Yes guys, nkuko muri kubona rero ubu dutangiye igice cya pratique. Tugiye kubanza turebe uburyo bakora reset muri metamask. Ikintu cya mbere ukora ni ugushaka application ya metamask muri application ya zawe. Mara kuyibona, dore ngiyi metamask ngiye kuyifungura. Yes, ubwo mfunguye metamask yanjye, reka twihangane gato ibanze ifunguke. Hano kizemo password yanjye nkoresha cyangwa fingerprint. Yes, ubwo ndategereza akanya gato. Yes, metamask yanjye rero nimara gufunguka, ndaza kuzamuka njye hariya hejuru kuri turiya turongo dutatu hano muri kuhabona, akandi nindangiza manuke hasi muri settings. Muri kubona hano handitse settings, sinzi niba muri kuhabona, akande. Hanyuma nimara gukanda settings, nzi ndeba hano handitse advanced, akande. Ngiye gukanda hano. Hanyuma nyuma yo gukanda hano handitse advanced, baraza kunsaba gukanda hano handitse reset account, akande. Hanyuma nyuma yo gukanda kuri reset, barakubwira ngo resetting your account will clear your transaction activities. Uzenga ama transaction yose nakoze hano ndabanya deletinze cyangwa ndabanyasibye, ntabwo azongera kugaragara. Bene mbere yuko mbikora, reka mbereka ama transaction nari nsanzwe mfiteho. Kadusubire inyuma mbanze mbereke ama transaction nari mfiteho. Sorry gato. Transactions activities. Yes, muri kubona ko hano mfitemo ama transaction menshi nagiye nkora. Rero aya ma transaction ashobora kumbangamira, bityo ino upgradation bakoze bagasanga nta kintu mariya najya gukora nk'ama transaction, ugasanga biri kugenda byangirika. So ibi byose rero nkeneye kubideletinga nkabikuramo. Ariyo mpamvu nyine ngiye kujya hano nkasubira hahandi, akanda hano hasi muri settings, hano nahita njya hano kuri advanced kugira ngo mbashe gukora reset. Nkahita nza hano kuri reset, hanyuma nkahita nkanda hano handitse yes reset. Iyo maze gukanda hari handitse yes reset, kugira ngo wenda turebe ko byakunze nakoze reset, reka nsubire muri activities hano hejuru mpakande, hanyuma manuke tujye muri activity hano turebe. Muri kubona ko muri activity nta kintu na kimwe gihari. Bivuze ngo ubu gukora transaction bishobora kunyorohera kubera ko maje gukora reset. Yes, kohereza kwakira bishobora koroha cyane. Ubwo nibwo buryo rero bakoramo icyitwa reset. Okay guys, noneho muri pratique yacu reka dukomeze. Twigeze kureba ko hari n'igice cya cache cyangwa cyo gukiriyaringa cache, nacyo ni igice gishobora kugufasha kuri refreshinga metamask yawe kugira ngo ikore neza. Ibi nabyo tugiye kubireba. Icyo usabwa no icyambere ukora no kujya muri setting ya telefone yawe. Yes, muri kubona ko setting yanjye ngiyi hano, ngiyi ngiye kuyikandaho, niyo setting yanjye. Hanyuma numara gukanda kuri setting, umanuke uze hano handitse app management, application management cyangwa app management, wakande. Yes, numara kuhakanda uraza kureba
sorry gato, uraza kureba ahantu handitse, nubwo mbona kaso ihise igenda ariko uraza kureba ahantu handitse app settings. Hano munsi yahanditse default apps, munsi yaho hantu handitse app settings niho ngiye gukanda. Hanyuma nimara kuhakanda nsacinge ya metamask. Muri kubona ko metamask yaje, nindangiza nyikandeho. Nimara gukanda metamask, reka tumanuke gato. Hanyuma muri kubona ko hari ahantu handitse ngo storage. Reba iryo jambo riri munsi ya permission, handitseho ngo storage and cache, mpite mpakanda. Yes, ubwo nimara kuhakanda uraza kureba, reba hariya hasi ahantu handitse ngo clear cache, iruhande rwaho hakaba handitse clear storage. Clear storage ntabwo hakanda, ahubwo ukanda handitse clear cache. Muri kubona tuzamutse hejuru gato, hejuru ya total, muri kubona ko cache mfiteho megabyte 17.3. Biro bishobora kubangamira metamask yanjye kuba yakora neza, yongeye gukiriyaringa cache kugira ngo ibintu bigende neza. Rero hita ukanda hariya handitse clear cache. Yes, ukaba urakiriyarinze. Yewe ntabwo nshaka kuhakanda nyine kubera ko ndabona megabyte 17 atari nyinshi, ariko wakiriyaringa cache bibaye ngombwa yuko ugira ukora ama transaction akaba ari kugenda nabi, wakora cache, waza ugakora cache hano. Okay, ubwo ndakeka ari uko nguko bakora cache rero.